Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo wadukunze akatwitangira. Mwiriwe neza, muri kumwe na Emmanuel Nshimiyimana kuri channel Ubwiru. Uyu munsi tugiye kuganira ku mutwe w'ikiganiro uravuga ngo ikimenyetso cy'aba Yesu. Utangire dusoma muri Matayo ibice 7 umurongo wa 20. Haravuga ngo nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Yesu yari azi neza ko hazabaho ibihe nk'ibi turimo none. Ibihe bigoye, ibihe biruhije. Ibi utamenya mwene so by'ukuri, ibi utamenya ukwiriye kukubera umwigisha, ibi utamenya ukwiriye kugusengera uwo ari we, ibi tutamenya ibitangaza bikorwa, imbaraga biturukaho izarizo, ibi tutari kumenya neza abahanura ibyo bari guhanura aho bituruka. Iki ni igihe tutari gusobanukirwa abakiza indwara bagakora ibitangaza n'ibimenyetso ari ize mbaraga zibahesha kubikora. Ariko Yesu yatubwiye uburyo tuzabamenya n'ibyo tuzabamenyeraho, kwari kugira ngo tutazashukwa mu buryo ubwo ari bwo bwose, kugira ngo tutazayoba. Maze umwami Yesu aravuga ati, abanjye nta kindi muzabamenyeraho uretse imbuto zabo. Icyo nicyo gipimo yaduhaye tuzabareberaho. Iyo usomye muri Yohana ibice 15 umurongo wa 5, Yesu aravuga ati, ninjye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, ubu niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ntabwo Yesu yavuze ngo tuzabamenyera mu kuvuga indimi nshya. Ntabwo yavuze ko tuzabamenyera mu kumenya ibihishwe. Ntabwo tuzabamenyera mu guhanura. Si ukubamenyera mu bimenyetso n'ibitangaza bakora. Si ugukiza abarwayi no gusenga cyane imbere ya za kamera no guhirika amabuye yaremereye ku misozi. Oya, ikizakubwira kuri muri Yesu nawe akaba muri wowe n'imbuto wera. Ese mwene data, wera imbuto bwoko ki? Muri Matayo ibice 7 umurongo wa 16 haranditse ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Umuzabibu ni igitovu. Abantu benshi muri iki gihe bari kwiha amatitire yerekana ko bari amashami ya Yesu, amashami ateye ku muzabibu. Ba bishopu, ba aposo, abahanuzi, abapastori, abakozi b'Imana n'ibindi byinshi. Kandi bene abo ugize ingorane zo kutabita ayo mazina yabo, intambara zirarota ngo bambuye icyubahiro cyabo. Mu bwami bw'Imana icyubahiro ntabwo kirwanirwa. Iyo dusomye mu gitabo cy'Abaroma batubwira uko icyubahiro gishakwa. Abaroma ibice 7 haravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Izo nizo nzira bicamo kugira ngo ab'Imana bahabwe icyubahiro giturutse ku Mana. Ariko ntabwo bishoboka ko imbuto z'umwuka zakwera kuri kamere, kimwe n'uko imbuto za kamere zidashobora kuboneka ku mwuka. Iyo dusomye Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 19 kugera kuri 21 haravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga no kwangana no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Imbuto nizo ndangagaciro k'igiti. Nawe rero imbuto wera nizo zerekana uwo uriwe, nizo zerekana igiti uteyeho, niba ari igitovu cyangwa umuzabibu. Bene data mushaka Imana, bene data bari gushaka Imana, muze tuve mu mafiyeri dushaka Imana, twirinda abigisha batwawe n'irari ry'iby'isi bakabyita amazina meza, babona uko batiyobeshesha amarari yabo. Bene data abo turabazi, barahanura ariko ntabwo bahanura iby'ubugingo buhoraho. Ntibahanura iby'umwuka. Iby'umwuka babishinguje iby'isi, babishinguje iby'umubiri. Kandi ibyo byose tujya mwumva bigasigara imusozi, cyangwa tukaba twanabinyagwa tukiri mu isi nk'uko bijya bibaho. Uburayi bwabaye uburayi, uburayi bwashimbujwe ijuru. Ibyo kuva mu byaha ntabwo bikivugwa, byashimbujwe imigisha. Kandi mu by'ukuri nta migisha igerekeranye n'ibyaha ibaho. Ibitovu rero
byera ibitovu. Ikirindiriye ibiti bitera imbuto nziza uko byakwita kose nuko bizatemwa bigatagwa mu muriro nk'uko Yesu yabivuze muri Matayo 7:17 kugeza kwa 19. Nuko igiti kiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Dore imbuto Yesu agutegerejeho, imbuto umugore n'abana bagutegerejeho, imbuto abaturanyi bagutegerejeho, imbuto abo mukorana bagutegerejeho, imbuto abo uyoboye n'abo ubwiriza bagutegerejeho, imbuto abo uhanurira bagutegerejeho, n'imbuto z'ishami riteye kuri Yesu Kristo, n'imbuto z'umwuka. Kuko burya ibiri mu giti nibyo biba no mu ishami. Amakakamo yo mu giti ni nayo yo mu ishami ryacyo. Iyo dusomye mu Bagalatiya 5:22-23 batwereka imbuto Yesu agushakaho. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana no kugira neza, ni ingeso nziza no gukiranuka, no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihamya. Mwene data, niba uri umwigisha w'ijambo ry'Imana, naho waba ubizi cyane, ubikora neza, ariko ukaba udafite imbuto, garuka ku isoko maze usubire ku giti cyera imbuto nziza. Niba uri umuhanuzi, nawe waba ubihanura bigasohora, ukaba ukora ibitangaza abantu bagahurura, ariko ukaba utagira imbuto z'umwuka, shyira byose hasi maze ubanze uheshe Imana icyubahiro. Koko kwera imbuto nibyo bihesha Imana icyubahiro. Yesu yabivuze muri aya magambo mu butumwa bwiza bwa Yohana 15:8. Aravuga ngo ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye. Abantu ntabwo bari guhinduka ngo baze kuri Yesu kuko badusaruraho imbuto mbi. Nta tandukaniro babona. Izina ni imizabibu, ariko imbuto ni ibitovu. Byanze bikunze ni wubaha Imana uzayubahisha, kandi nuyubahisha nayo izakubahisha. Tureke imirimo itagira imbuto. Amasengesho atazana imbuto ntacyo amaze. Amasengesho atampindura ubwanjye nayo ntacyo amaze. Ibitangaza bitagira imbuto, ibyo byose ntacyo bimaze. Twera imbuto zikwiriye abihanye, imbuto z'umwuka wera. Mwene data, ibyo Yesu yavuze muri Matayo 7:22 kugera kwa 23, ibyo ntabwo nifuza yuko byagusohoraho, nawe ntiwemere ko bigusohoraho. Haravuga ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, Mwami, Mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Bene data, ibaza uti, muri ziriya mbuto nera imbuto z'ikihe giti? Nera imbuto za kamere cyangwa nera imbuto z'umwuka? Wibaza utese nera imbuto za kamere cyangwa nera imbuto z'umwuka? Nusanga ubura imbuto, ugaruke kuri Yesu kugira ngo ubashe kwera imbuto, kuko nicyo tuzakumenyeraho, kandi nizo zihesha Data icyubahiro nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze. Wewe wumvise ubutumwa bwiza, ndagushimiye. Imana ibuguhere mu migisha, naho ubutaha. Murakoze. Amen.